Reka tukubwire ko ibintu bikomeje kuba byafata indi ntera, ari nako kandi ibintu bikomeza kuba byakomera, ariko cyane cyane aho impande zombi zikomeje kuba zabirebera hamwe ikibazo cyangwa se uko zakwigobotora ibibazo zirimo. Iyo tuvuga izo ngizo ni ukuvuga leta y'u Burundi ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu noneho wanyemerera tukarebera hamwe updates z'amakuru y'igitaraganya avugwa nyuma y'uko bivugwa ko Bujumbura kuri ubu ngubu hateraniye inama idasanzwe yaje kuba ihuriramo abayobozi bakomeye bo mu Burundi, abayobozi bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa ko kandi iyi nama irimo ingabo z'u Burundi ndetse n'abayobozi bakomeye bo mu Burundi, cyane cyane mu kurebera hamwe uburyo ki bwakorwa ndetse n'amayeri yose abaho yakoreshwa kugira ngo u Burundi cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibashe kongera kwisubiza umujyi wa Uvira. Byose turi buze kuza kubikuvira imuzi n'imuzingo tubikubwire muri iyi nkuru. Turakubwira ko kandi ko indege y'u Burundi kuri ubu ngubu cyangwa se ikibuga cy'indege cy'u Burundi, sorry mumbabarire, ahubwo bivugwa ko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ibintu bikomeje kuba byaba bibi cyane, nyuma y'uko iki kibuga cy'indege kitari nyabagendwa, nyuma y'uko umujyi wa Uvira usanzwe uri mu birometero bisaga 20 byonyine uvuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Kuri ubu ngubu iki kibuga ntabwo kikiri nyabagendwa, ndetse ngo indege y'Ababiligi yagerageje kuhagwa inshuro zirenga imwe byanga, igerageza inshuro bwa kabiri nabwo biranga, inshuro ya gatatu nabwo biranga, ndetse kuri ubu ngubu ngo indege zatangira kuba zagira urwikekwe cyangwa se n'ikikango kuba zagwa kuri iki kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Iki kibuga kandi nacyo kikaba gisanzwe ari ikibuga gikuru ndetse kikaba ari ikibuga mpuzamahanga cya Bujumbura. Byose turi buze kuza kubikubwira. Turakubwira kandi ingamba Ububiligi bugiye gufata cyane cyane mu kongera ngo kuba bagaruka mu rugamba rwo kwisubiza umujyi wa Uvira. Byose turi buze kuza kubikunyuriramo, ariko kandi tunakubwira ngo nawe wakwinjira mu muryango w'abasaga 300 barangije gukanda kuri subscribe kuri M247 TV, amakuru ukajya uhita uyabonera ku gihe. Reka dutangire tukubwira ko habaye inama y'igitaraganya yari iri kubera i Bujumbura, ndetse bafite umugambi cyangwa se yari ifite intego yo kuba bareba uburyo ki bakwisubiza umujyi wa Uvira ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ku cyo byasaba icyo ari cyo cyose. Ndetse iyi nama yaje guhuriramo abayobozi bakomeye bo mu Burundi, hakazamo kandi abasirikare ndetse n'abandi bajenerali bakomeye n'abayobozi bakomeye bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi harimo abahagarariye imitwe isanzwe ifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba turavuga abarwanyi ba Wazalendo, tukavuga kandi FDLR ndetse n'abamayimayi, tutibagiwe n'imbonerakure zo mu Burundi. Bose bari muri iyi nama ndetse bari bitabiriye, aho iyi nama yari iyobowe n'Ububiligi ndetse ikaba yari iyobowe n'abandi bayobozi bakomeye, cyane cyane haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tukubwire ko iyi nama yaje kuba iba mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, aho yaje kuba iba muri iri joro ryakeye, ndetse ibitangazamakuru bitandukanye nka SOS Media dukesha iyi nkuru ivuga ko mu Burundi hateraniye inama y'akataraboneka, ndetse inama karundura yigaga ku buryo izi impande zombi zakubitiwe ahareba Inzega, ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga n'abarwanyi ba M23, ndetse kuri ubu ngubu impande zombi zikaba zarashyushye igihanga, aho bose bicaye bari kurebera hamwe icyakorwa nyuma yo gusuzugurwa mu buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23. Ndetse izi ngabo zari nyinshi mu bwinshi, ariko mu bushobozi bigaragara ko nta kintu cyari kirimo. Zose zaje kuba zikubitirwa ahareba Inzega n'abarwanyi ba M23, barushwa umubare inshuro ubwikube nyinshi cyane cyane igereranyije n'ingabo bari bahanganye nazo, zaba abarwanyi ba Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, tutibagiwe abancancuro, abamayimayi n'imbonerakure. Abo bose baje kuba bafatwa barundanywa n'umutwe wa M23, barakubitwa barirukanka cyane mu buryo bukomeye. Ndetse mwagiye mubona inkuru twagiye tubagezaho zabanje, aho ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo zagiye zita intwaro zikiruka. Ndetse ibi byose byaje kuba biza kuba bibi cyane ku itariki ya 10, ubwo mu ijoro habaga operasiyo idasanzwe yasize umujyi wa M23 uri mu maboko, cyangwa se umujyi wa Uvira wisanze mu maboko ya M23. Muratubariraho gatoya. Nanone kandi turakomeza tukubwira ko Bujumbura ibintu byaje kuba byongera gukara, ndetse bikaza kuba byaba bibi cyane bitewe n'uruhare cyangwa se n'akamaro katayikoroshye umujyi wa Uvira wari ufitiye umujyi wa Bujumbura kuri ubu ngubu, dore ko ibicuruzwa byinshi byinjiraga mu Bujumbura byaturukaga mu mujyi wa Uvira, ndetse bikaba harimwe na bimwe byinjizwaga mu buryo bw'amagendu. Byose bikaba kuri ubu ngubu byahagaze,
ndetse bikaba bivugwa ko mu gihe cyose Evariste Ndayishimiye atari yatakamba ngo ace bugufi imbere ya M23 nta gikorwa n'iki na kimwe cy'ubucuruzi M23 iri buze kuza kurekura ngo cyerekeze mu Burundi. Ibi byose nibyo biri kurebwaho muri iyi nama yaje kuba iba mu buryo bw'igitaraganya ndetse igahuza abayobozi batandukanye, harimo kandi n'abayobozi bo mu Bubiligi batigeze bahwema kugaragaza ko bafashe uruhande cyane cyane muri iyi ntambara ibaze imyaka isaga 4 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'Ububiligi cyakunze kugaragaza kenshi ko kiri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aya makimbirane cyangwa se muri intambara bahanganyemo n'umutwe wa M23, ndetse bakunze kuba bagaragaza inshuro nyinshi bashinja ibirego bitandukanye leta y'u Rwanda ko ariyo nyirabayazana ndetse ikaba n'ipfundo ry'ibibazo bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe, Ububiligi buri kumwe n'ibindi bihugu byinshi cyane byo ku mugabane w'Uburayi cyane cyane mu burengerazuba bw'Uburayi byasohoye itangazo ry'igitaraganya bavuga ko habaye ibitero cyangwa se habaye kuba haba ubushotoranyi ndetse ko ibintu byabaye bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Bavuze ko nanone ari ukuba batatira ibyo amasezerano avuga, cyane cyane bo bavugaga amasezerano yasinyiwe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bo baje kuvuga ko M23 igomba kurekura mu buryo bw'ako kanya umujyi wa Uvira. Muratubabarira gatoya, ariko nanone bikaba byaraje kuba biterwa utwatsi n'umutwe wa M23 bavuga ko ibingibi bitashoboka, ndetse baje kuba batangaza ku mugaragaro ko umujyi wa Uvira wafashwe nyuma y'iri tangazo ryasohowe n'ibihugu bigera ku 10 byo mu Burayi cyangwa se ibihugu bikomeye cyane cyane mu muryango witwa ICG. Nanone kandi iyi nama bivuga ko iri buze kuza kurebera hamwe uburyo ki ibicuruzwa bimwe byafungurwa biva mu mujyi wa Uvira bizanwa mu gihugu cy'u Burundi, aho kuri ubu ngubu ibibazo by'igitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli byabaye iyanga, ndetse bikaba bishobora kuba byateza akaga gakomeye cyane igihugu cy'u Burundi kuri ubu ngubu n'ubundi gisanzwe cyugarijwe n'inzara, ndetse bakaba bahise bafata umwanzuro wo kuba bafunga umupaka uhuza Uvira ndetse na Bujumbura, ngo bitewe n'uko babona ko umwanzi wabo ari kubuhomekeramo cyangwa se umwanzi wabo ari imbere gatoya mu birometero 20, kandi ko hashobora kuba igikorwa icyo ari cyo cyose kitaba kiza kuri Repubulika y'u Burundi cyangwa se kuri leta y'u Burundi muri rusange. Nanone kandi iyi nama yaje kwitabirwa n'abayobozi bakomeye bo mu Bubiligi, abari kurebera hamwe kandi uburyo ki hakongera kuba hakurwa intwaro bakafata umwanzuro ko barwanya umutwe wa M23 kugira ngo bawirukane mu mujyi wa Uvira. Ariko nanone ibingibi bikongera bikatwibutsa uko iyi ntambara yaje kuba itangira ndetse ikaza umurego, aho abarwanyi bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuba bafata umwanzuro wo kubura intwaro ngo bambure M23 ibice igenzura, aho batangiye bakubitirwa mu bice bitandukanye byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo za Katogota, Ruvungi ndetse na za Kamanyora. Baza kuzamuka bajya Masisi bakandiraho biranga, baza kuba noneho imirwano ikomeye ibera Uvira, nayo birangira uyu mujyi wisanze mu maboko ya M23. Ibi byose byakomeje kugaragaza intege nke cyangwa se byaje kugaragaza ubwambure bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifashisha ingabo nyinshi harimo n'abacancuro b'abazungu, ariko byose bikanga. Umutwe wa M23 ukaba warakomeje kuba ubabira ibamba. Iyi nama nanone kandi turi buze kuza kubakurikiraniramo imyanzuro idasanzwe iraza kuba ifatirwa muri iyi nama yaje kuba iba mu buryo bw'igitaraganya, ndetse ikaba yaje kuba ihuza abayobozi bose bakomeye barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu byose bisanzwe bifasha iki gihugu.